Nshuti bakundwa ba Mega Mind Life TV, tubanje kubasuhuza aho muherereye mu mpande zitandukanye zose z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'abo hagati. Mwese turabashuhuje tugira tuti mugire amahoro y'Imana. Uyu munsi turavuga ku ngingo enye zagufasha guhindura ubuzima ukabaho udahangayikishijwe n'imiyaga n'imiraba byaha hanze, gukurwa umutima no guterwa ubwoba n'ibyo ubona ukabyumvira iyo kure. Byaba ibyiza cyangwa ibibi umuntu ahura nabyo mu buzima cyangwa mu mibereho yacu ya buri munsi, urakomera ugashikama ugahangana nabyo, kuko izi nkingi cyangwa izi ngingo uko ari enye zigufasha kurema icyizere cya none ndetse n'icy'ahazaza. Inzozi zawe zikaba impamo, ntuterwe ubwoba n'impinduka. Nta muntu cyangwa itsinda ryakubuza kugeza ku mugambi wiyemeje. Icyakora bashobora kugukereza, but zirikana ko in the sky there is no limit. Uburezi cyangwa uburere, kwizera, imbaraga ukora n'ibyo ukora, ikinyabupfura bikorana, ni inkingi enye wakishingikirizaho zikakwambutsa umugezi munini kandi mugari ari wo si dutuye. Uburezi cyangwa ubumenyi, Jim Rohn yabivuzeho, formal education will make you a living, but self education will make you a fortune. Niba ushaka kubaho ubuzima busanzwe budakeneye impinduka, gumana ubumenyi wakuye ku ishuri. Ariko niba ukeneye imibereho n'ubuzima buhindutse, hora wiga. Iga mu gitondo, wige saa sita ndetse na nimugoroba. Never stop education yourself. Warren Buffett nawe yavuze ku bijyanye n'ubumenyi, the more you learn the more you earn. Ntabwo ari ukwiga ko kwiga gusa, ahubwo ni ukwiga gufite intego. Ni gute nakiga uko nanoza akazi kanjye nkagakora neza? Ni gute nakabya inzozi zanjye? Ni gute naba umuntu ukomeye muri business nkaba icyitegererezo cy'abandi? Ukiga uburyo bubyara amafaranga, atari ukwiga ko kurangiza umuhango gusa. Ngo warize none ko wize iki? Ese ibyo wize bifashisha iki abandi? Bibamariye iki muri sosiyete? Turi mu isi yiganjemo impinduka, kandi izo mpinduka zigahindukana no kujyana n'ibigezweho. Icyo bigusaba rero ni kimwe gusa, ni ukumenya ibikwiriye. Utazaba iciro ry'umugani nka wa musaza wabonye urukwavu rukubye ijosi ku gitsitsi cy'igiti cyari kiri mu murima, akibwira ko nuko ariko bizagenda ku munsi w'ejo, nyamara agategereza agaheba. Kanguka umenye kujyana n'ibigezweho. Kwizera ni imboni yo muri wowe imbere iguhesha kubona ko ibintu bishoboka mbere y'uko utangira kubikora. Ni mu gihe ikongerera ubushobozi bwo kudacika intege mbere y'uko ucika intege. Kandi niko kuguhesha kuzirikana yuko nta muntu ushobora kugukorera igikorwa nk'uko wakikorera, kuko ni nawe ufite ishusho ngiro cyangwa ishusho nyayo y'uko ugomba gukora icyo gikorwa. Ni ingenzi cyane rero mu buzima bwawe, mbere y'uko utangira igikorwa runaka, kwizera ko gishoboka. Mu gihe utizera ko gishoboka, nakugira inama y'uko utazigera ugerageza amahirwe yo gukora icyo gikorwa. Umuhanga umwe yaravuze, igihe cyose inyungu iruta igihombo, ni imbaraga zigutera gukora ibindi ejo. Imbaraga ni inkingi ya gatatu mu nkingi enye zagufasha kugera ku ntego z'ubuzima bwawe, ukabaho udahungabanywa n'imiyaga n'imiraba byaha hanze. Bizakubiza ibyuya mu itangira ryawe, nta kabuza uzababara. Kubabara kugusunikire mu kumenyera kukwegereze mu kunoza umurimo, kuko imvune z'inzara zijyana kurusha imvune z'umurimo. Kandi umunyarwanda yarabiririmbye ngo umurunga w'iminsi ni imirimo. Ni umurimo wa wundi, umurimo unoze. Ikinyabupfura, ni ingenzi cyane kugira ibyo ukora bizwi, aho kubikorera hazwi, no mu gihe cyo kubikoreramo kidahindagurika. Bifasha abakugana kubaha serivisi cyangwa kubaha ibyo bashaka mu gihe babishakiraho. Bikurinda guhuzagurika. Urugero, niba waramenyereje abakiriya bawe gufunga ishopu ku isabato ukajya gusenga, uzabigerageze noneho uyifungure ku isabato urebe ko hari ukugurira. Ibyo bikwereka imbaraga z'akamenyero.
igitonyanganya gusuzugurwa kimenaguriwe kikarisekagura rigashwanyagurika atari imbaraga nyinshi gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Menyereza abakiriya bawe cyangwa abantu bawe serivisi zihoraho mu buryo buhoraho kandi buzwi munaziranyeho mwese nk'ibanga ry'akazi mukora. Nasoza mbifuriza kugira izi nkingi uko ari enye mu buzima bwanyu. Ibiganiro nk'ibi naho ubutaha kuri Megamind Life TV turabakunda cyane. Amahoro, amahoro.